Hello guys, muri Rayon Sports ibintu byakomeye kugeza kuri rwa rwego abakinnyi banze gukora umwitozo. Ese wakwibaza ngo niki kiri gutuma abakinnyi badakora umwitozo? Reba ino video yose urasobanukirwa byinshi cyane birambuye kuri Rayon Sports n'impamvu abakinnyi batari gukora umwitozo. Mbere na mbere, banza ukande subscribe kandi kunzogera ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byinshi cyane binyura kuri channel ariyo Iwacu TV Show. Reka dutangire. Amazina yanjye wanyita Niyo rero nkaba ndi umunyamakuru, nkaba nkunda kubategura amakuru menshi cyane mba nagiye ngatambuka nkinjira nkabasha kuba namenya byinshi cyane birambuye. Kuno munsi rongeye kuzana amakuru kuri Rayon Sports. Rayon Sports ivugwaho ibintu bitari byiza, ngira ngo nanihanganisha abafana ba Rayon Sports. Murabizi Rayon Sports ntabwo iri mu bihe byiza muri ino minsi, ntabwo iri mu gihe ne wakwishimira nk'umufana uvuga ati Rayon Sports yanjye ihagaze neza. Gusa ariko nyine si cyo cyari kinzanye, nari nje hano ngira ngo mbabwire impamvu abakinnyi ba Rayon Sports batari gukora umwitozo. Mbere na mbere kamaze babwiza kuri Rayon Sports, urabizi Rayon Sports ni ikipe y'abafana, ifite abafana benshi, kandi Rayon Sports ahantu ikura mikoro n'amafaranga ni mu baterankunga hamwe n'abafana. Ubwo rero Rayon Sports itari gutsinda cyangwa ngo ibiri gushimisha abafana bayo, ibi bikunda kubaho cyane. Abafana niba ntabwo bakunda kuba batanga agatubutse ngo batanga amafaranga. Rero ikintu kiri gutuma abakinnyi ba Rayon Sports batari gukora umwitozo, habayemo ikibazo rwose. Rayon Sports ibura icyo bita umushahara wo mu kwezi kwa mbere, reba ko wararangiye mu kwa kabiri ntabwo bigeze bawubona. Habayemo ikibazo rero, ikibazo gikomeye cyane. Abakinnyi baravuga ati twebwe ntabwo dushobora gukora umwitozo tutarabona amafaranga yacu, ku buryo ya match yabaye ya APR na Polisi na Rayon Sports, burya amafaranga bari guma kuyabona bukeye bwaho. Ibyaje gukunda rero Rayon Sports amafaranga yaje kubura, irababeshya ibabwira umunsi, iragumira babeshya. Abakinnyi rero bagira bararakara, baravuga ati twebwe ntabwo dushobora kongera gukora umwitozo, ntabwo tuzongera gukandagira mu kibuga rwose ngo dukore umwitozo tutarabona amafaranga. Ubwo rero Rayon Sports ibintu byakomeye, kandi murabizi ejo kuwa kane hari match izabahuza na AS Kigali. Abafana cyangwa abandi bantu bari kwibaza ati se match bazayikina bizagenda gute kandi abakinnyi batari gukora umwitozo. Muri Rayon Sports rero bakoze ikigamwe inama, baravuga ati reka tuge uburyo tubona amafaranga duhemba bano bakinnyi, kuko ntabwo bararakaye cyane ku buryo batabasha kongera gukora umwitozo. Kandi Rayon Sports sinzi Rayon Sports ni ikibazo ifite pe, kuko Rayon Sports ifite ikibazo cy'amafaranga. Ngira ngo abaterankunga bayo rwose bagomeze barebe ukuntu babona amafaranga, kuko muri Rayon Sports ikibazo cy'ubukene kirakomeje, kuko hari n'abakinnyi benshi cyane bagiye bayivamo nyine bagiye, ariko n'ubu isaha n'isaha bakiri kwirega. Harimo nka ba Master baracyayirega, baracyavuga ati twingewe amafaranga yanjye ntabwo twumva navuye muri Rayon Sports, ariko amafaranga menshi cyane yasigayemo ntabwo mwigeze muyama. Nyine Rayon Sports sinzi nyine ni ikipe ifite abafana, ariko nyine ikibazo cya mikoro gikunda kuba danje. Ngira ngo rero nshishikariza aba bafana rwose ba Rayon Sports baca inkoni zamba bongeye bakanda akanyenyeri rwose, ndabizi abari aho muri hose mukunda ikipe yanyu. Kuba iri mu bibazo ntabwo ari ngombwa ngo muyitereranye, kuko Rayon Sports impamvu itari kubona rwose itari gutsinda, harimo ikibazo nyine cy'ubukene n'udupirime. Ntabwo iri gutanga prime Rayon Sports kubera icyo amafaranga ni danje n'iseri. Ubwo rero rwose mw'abantu mwibwira abafana ba Rayon Sports aho muri hose, ikipe yanyu mu bibazo pe, ifite ikibazo cy'ubukene kirayikomereye. Kuko ngewe ejo bundi naganiriye na perezida w'ikipe Rayon Sports, arambwira ati si ukwihagararaho cyangwa iki ngo mvuge ngo ikipe ngo ibiki n'ibiki rwose pe, muri Rayon Sports harimo ikibazo cy'ubukene, ni ibintu bigaragara. Kuko ni Rayon Sports ifite abakinnyi benshi kandi ihemba amafaranga, ko ku kwezi iri mu makipe arekura amafaranga atari munsi ya miliyoni 30 ni amafaranga menshi cyane. Rayon Sports n'ahandi hantu ikura ivuge ngo yakura amafaranga ni mu baterankunga harimo ba Skol, hakazamo n'abafana nabo bagenda bakanda akanyenyeri bakayibona amafaranga. Rayon Sports rero si mu bagabo gusa, ngira ngo nabonye n'undi rwandika ejo bundi rwaregaga Rayon Sports abakobwa bavuga ati twebwe twatwaye igikombe, amafaranga mwatwemereye ntitwayabonye, n'andi mafaranga y'umushahara ntituri kuyabona. Urumva si abagabo gusa, n'abakobwa nabo bayimereye nabi, kuko nabo amafaranga yabo bakoreye ntabwo bari kuyabona. Urumva ko muri Rayon Sports harimo ibintu bitoroshye kandi biranakomeye, kuko amafaranga yabuze pe muri Rayon Sports. Ikibazo cy'amafaranga cyabaye ikibazo. Ubwo rero ngira ngo nihanganisha abafana ba Rayon Sports kuba ikipe itari gutsinda. Ni ikipe yanyu murabizi, ifite n'abafana benshi pe, nimugende rero kandi akanyenyeri ibashe kuba yakongera kubona yabasha kwishyura abakinnyi, gutanga za prime, kuko ikipe idafite amafaranga ntabwo abakinnyi nabo batsinda pe.
ubwo rero ngira ngo rwose abafana ba Rayon Sports aho muri bose rwose mugende muyikandira akanyenyeri bashe kuyabona amafaranga. Ngira ngo rero mwino baje gusobanukirwa impamvu Rayon Sports abakinnyi bayo benshi cyane batari mu mwitozo, gusa ariko bitarenze uyu munsi nimugoroba nka 2:00 numvishaka ko amafaranga agomba kuba ngo yabagezeho, niko perezida twavuganye, gusa sinzi, ariko nyine Rayon Sports ifite ibibazo pe, abafana bayo rwose muyikandira akanyenyeri, n'abaterankunga bayo nabo bibuke bagomba bayitangira amafaranga pe, kuko ibintu birakomeye. Ngira ngo mwino video bashe ko wasobanukirwa byinshi cyane, kandi subscribe kandi kunze